ariko nugira umwete wo kunyumvira abo nibo bazagira umugisha. Abazi Imana bazakomera, abamenye Imana n'abitondera ijambo ryabo. Baraburara bakitondera ijambo ry'Imana, abantu barabanga bakitondera ijambo ry'Imana, barageragezwa bakitondera ijambo ry'Imana. Imiryango ibavaho bakitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Barabaroga bakagomeza kwitondera ijambo ry'Imana. Bagira amadeni bakitondera ijambo ry'Imana. Bagira ibukene bakitondera ijambo ry'Imana. Akazi karabura bakitondera ijambo ry'Imana. Nelosa ngo talawi degide manda. Imana yambwiye ngo buri wese yigenzure amenya Imana yamukuye. Narangiza yisuzume arebe nimba imirimo ye iri gutunganira Imana koko. Tali wose digitali widimanda ngo kota. Umva Imana yavuze ngo wongere wisuzume neza kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Abiyoberanye ntabwo Imana ibashaka, abasambanyi Imana ntibakeneye, abarozi ntabwo bari muri identite y'Imana. Aravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Imana ni umwuka mama, n'abayisenga bayisengere mu mwuka. None urasenga ugasambana, nta gusengera Imana mu mwuka. Urasenga ukagira ishari, no, nta gusengera Imana mu mwuka. Urasenga ukagambana, nta gusengera Imana mu mwuka. Urasenga ukagira ubusambo, no, nta gusengera Imana mu mwuka. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Munyamagambo gira amagambo nizo, ariko igihe kiraje data aje kugaragaza bamusenze mu mwuka koko. Yewe pasiteri we, yewe bishop, yewe muhanuzi we, igihe kirageze ubwo Uwiteka aje kurobanura, kuko umwungeri arobanura intama mwihene. Kandirimbe somisha mbola ngo tarobela ngo zenga tandromene koshe kuta tredobele gidema tradomela ste kutari wede gide. Ndakumva. Tawi talomela salamango tawede gidema. Haleluya. Imana iraje ije kurobanura, ije ditalabiri gide, ije gukuraho ibishingwe. Ni kuwiteka Imana yambwiye. Ntago wazumva nona, ariko ugiye kubibona bigushikiye. Jambo ryaravuze ngo ariko rero mwumva iryo jambo ngo kandi mukora ibyabyo. Ngo kuko umuntu wumva iryo jambo gusa ntakora ibyabyo, ameze nk'umuntu ubireberamo mu ndorerwamo kwasa, ariko yamara kugenda akibagirwa. Nagize agahinda, negeze ntambutse ubutumwa, namaja muri comment nkunda kuzisoma kenshi. Umuntu yama yandika ngo mwarasase, ni koko twarasase, ariko ibisasu ngewe narasase, ariko ibisazi byanjye nimba biyoborera abantu kuza kuri Kristo ni umugisha. Haleluya. Nimba gusara kwanjye sara mbwira abantu gukizwa, nasaze neza. Nimba sara mbwira abantu kureka ubusambanyi, nasaze neza. Yego. Nimba sara mbwira kubwira abantu kureka ibibi, nasaze neza. Mujye mukomeza munyita umusazi, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Igihe kiraje musambanyi we, sambana vuba, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Yewe tibindeba we, igihe kiraje kandi kirasohoye. Yewe murozi we, roga vuba, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Yewe
mutuzi we, yewe mujura we, igihe kiraje kandi kirasohoye. Ngose mene tregose ma tabela ngose ngita trapela ngose kuta endomela ngose sige marambona n'abantu baza basubira mu ndimi bakama bandika muri comment bavuga mu ndimi ngo yemwe mbese kibuga mukiniramo murakizi Uwiteka arababaye aje guhana inkozi zibi. Waba uri Amerika, waba uri Canada, Australia, waba uri Burayi, waba uri hehe aho uri hose, Uwiteka aje guhana inkozi zibi. Imana ibwira Didiyoni atabo, harimo abanyembaraga benshi, harimo ibikomerezwa byinshi, harimo abanyabwenge benshi, ariko nubwo bihahaje ngo bagiye kuja ku rugamba, aborekana nabo banzu bajane ku kagezi mbakugeragerezeyo. Akagezi kagiye gutandukanya abanyamasengesho ndetse n'abapagani. Hagiye kuboneka igihe abaseseye bagiye kuvanwa muri rwa rurembo, ndetse abinjiriye mu irembo bashyirweho ikimenyetso cy'uburinzi. Uhagaze ariko abemerera Kristo bazakomera kandi bazaba amahoro masa. Wabatinyutse ibyago zose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ija mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ija mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abazi be bose tibamugarura mu nzira isemo ija mu ijuru, abazi be bose tibamugarura mu nzira isemo ija mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abazi be bose tibamugarura mu nzira isemo ija mu ijuru, nkamujundindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka, have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kuja mu ijuru, have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kuja mu ijuru. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ducunguze uburyo umwete muri Matayo. Ndagira ngo ufashe mwene data muri Matayo. Wabatinyutse ibyago zose bigiye kuboneka, naza kurikire Kristo, naza kurikire Kristo. 25 Matayo 25 murongo wa mbere. Yego. Titire yaho iravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru, buzagereranywa n'abakobwa 10. Buzagereranywa n'abakobwa 10. Bajyanye amatabaza yabo, ngo bajanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Bagiye gusanganira umukwe. Bakobwa mwe, yemwe bakobwa b'i Rwanda, bakobwa b'i Burayi we, igihe cy'umukwe we, umukwe.
bagiye gusanganira umukwe. kabiri Yego. ariko muri abo 10 muri abo 10 5 bari abapfu 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. ibuka aho wavuye, ureba uhagaze, urebe n'imbizi ruhagazemo, Uwiteka aje wakumva. Umenye nimba Uwiteka aje nona nawe yakuja. Hindukira ureba uhagaze mwene data. Watoze umurimo wa data, uwusambaniramo, uwukoreramo ibiteye isoni, ariko Uwiteka araje, kandi amahanga yose agiye kumubona, amoko yose agiye kumubona, indimi zose zigiye kumubona. 3 abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Bajyanye amatabaza yabo abapfu, ariko ntibajyana amavuta. ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta, bajyana amavuta mu mperezo zabo, hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira. Umukwe atinze abantu mwarahunikiye, yemwe mwarahunikiye, ariko hari urusaku rugiye kuvuga, ruvuge ngo umukwe agize gute araje. Abasengaga mwarahunikiye, abaririmbaga mwarahunikiye, abavugaga ubutumwa mwarahunikiye, abahanuzi benshi mwarahunikiye, ayiwe benshi mwarahunikiye. Niba turengiye kibaho kuja mu kanisa, abandi mwarazibagiwe, abasengaga isaa 9 mwarazibagiwe, abirizaga ubusa mwarazibagiwe. Niki cyatumye mudamarara? Mwarahunikiye, babandi Imana yagiriye neza barahunikiye, mwarahunikiye, mwarahunikiye, ariko Uwiteka aje kubabaza. Mwarasinziriye, ariko Uwiteka aje kubabaza. Barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo icyo gihe Satani aguteje gusinzira nibwo Kristo agiye kuza. Satani yaragusinzirije, ariko iki nicyo gihe Kristo agiye kuza. Satani yatumye usinzira, uradamaraye, nta mahoro, nta kibazo. Erongezo ne tarawidegi meliko tango mango semanda rere koshe kuta eliwidegi tawide ma tamirango tawi. Hari ibintu Satani yaguteje gusinziriramo, ariko Uwiteka agiye kuza atunguranye. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo mpereze umuntu wese ibihwanye n'ivyo yakoze. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abibone, n'abicanyi, abanyamoko, abajura. Ayiwe n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Havuze gute turi gusoza ngigusenga? Yego. Agontinda. Habayeho urusaku rugira ruti umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Rugiye kugusanga mu bitotsi wagize. Warasinziriye, ariko urusaku nyangane nasaraye maze igihe ndi gusenga. Timuze gukangwa n'isauti yange, nasaraye maze igihe mu mafungo ndi gusenga Imana. Umukwe atinze, barasinzira. Nubwo wasinziriye, ariko urusaku rubayeho. Warasinziriye, ariko urusaku rubayeho, uratunguwe, kandi wari warasenze. Havuze ngiki? Maze abakobwa bose barahaguruka. Abakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, niko bigiye kugenda. Abasengaga bagiye gusubiranamo, bagiye kurira, bamwe bahekenya amenyo. Jambo ryaravuze ngo ubwo azaza akarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ihene zikarya ibumoso, intama zikarya iburyo. Aho no bamwe bazarira bagahekenyera amenyo. Hari bamwe bagiye kurira bagahekenya amenyo.
bagiye kurira bahekenya amenyo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Bagiye gusubiranamo abahanuraga, bagiye gusubiranamo abari abashumba, bagiye gusubiranamo kubera ko amatabaza yabo bayatwaye nta mavuta, bakurikiye indamu, bakurikira ibitagira umumaro, ariko gusubiranamo kugiye kuboneka kuri bo. Jambo ryaravuze ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije aracicinga, mwawe guhunga muhabwa ubuhungiro muri Kristo, ariko mwanga kubwakira, mwawe imitaka ariko mwanga kuyakira, mwawe kujya mu nkuge ariko mwanga kuyinjiramo, mwawe kurindwa ariko murazangwa, mwawe agiye ko kwihana ariko mwanga kwihana, ariko urusaku rugiye kubaho. Niko Imana yantumye ndasoje. Imana ibaha umugisha, reka nsenge. Izo ntunze n'izawe, nanjye ubwanjye nduwawe, nta buri kise ngufite mwamiko umpagije, nta buri kise ngufite mwamiko umpagije. Mana ndagushimiye, genderera umuntu wese, iri jambo riture mu mitima y'abantu bose, babashe gukira kubwira ijambo, abemera bagahindukira, ubahereza ubushobozi n'ububasha zo gutura muri Kanani wateguriye abera, mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe igendagende kuri buri wese, imbaraga zawe zigendagende kuri buri mwe wese, uzenguruke mu gihugu ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye, ukora icyo ugambirira gukora, ndetse kandi wowe biteka abantu babe maso, begunikira kandi umukwaje, bibuke iby'ubugingo n'iby'agakiza, maze bahindukire bave mu ngeso mbi. Ndagushimiye kugiye gushorera buno butumwa, be kubona ngewe babone wowe, be kumva ngewe bumve wowe, bakire kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagura, mu izina rya Yesu, amen. Umugisha wo turawakiriye, by'umwihariko umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, umugisha wo kumva amagambo meza nk'ayo ngayo adukura mu byaha, adukangura, atwibutsa ko tukiri mu rugendo. Uwo mugisha urakomeye cyane. Hanyuma twegereje ku musozo, unyemerere nk'inginge, hari umuntu ushobora kwifuza kwihana cyangwa se gusengerwa, wanyemerera ukaduha telefone kugira ngo aze kubona uburyo ki aza kukuvugisha. Urakoze cyane. Nimero ya telefone ni 0788 72 91 46, 0788 72 91 46. Kristo abaha umugisha kandi agume kubambika imbaraga. Ndabakunda cyane kandi mugume mu mwami, mutanyeganyega, nibwo muzabona kuri Imana yayishiwa bera. Amen. Uwiteka guha umugisha. Ngira abantu ngo rero mwigenda mudakoze subscribe kugira ngo turusheho kubana n'inkuru ikomeye cyane uteye umurimo w'Imana. Amen. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkufurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Uyu munsi ndi kumwe na Prophet Daniel. Ushobora kujyaho naho ugakora subscribe, ntacyo bitwaye. Uwiteka yaguha umugisha kandi nzi neza yuko ari ibintu by'ubugingo wajya uhakura gusa. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kumva icyo Imana yamuhaye uyu munsi. Munyemerere kuri wowe umubonye ari ubwa mbere mwakire, ubundi atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye turi mu mwanya umwe. Uranyemerera mushumba nkuhe ikaze hano, ubundi udusuhurize abadukurikiye tubone natwibwira amazina. Urakoze cyane, mbaye ikaze kuri Savana TV show. Imana ibaha umugisha, ndetse no kuri Prophet TV, Daniel Prophet. Imana ibaha umugisha mwebwe inshuti zacu,
zakadasohoka ndabakunda cyane ndetse kandi nishimiye kuba ndi kumwe namwe ntumwe n'Uwiteka Imana ku buzima bwanyu kugira ngo ntangaze icyo umwuka abwira amatorero. Rero amazina yanjye nitwa Daniel Tuyisenge, ndi umukristo. Andi matitiri yose ngombwa sinkunda kuyavuga kubera ko azasigara hano, ariko ubugingo buzabona Imana. Rero ndi mwene wanyu, ndi mwene so, ndi umukristo, nange ndagana mu bwami bw'Imana. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Unyemerere natwe tugusabira umugisha. Njyewe n'abadukurikiye, Imana iguha umugisha kandi gukomereza amaboko. Hari ibintu byinshi bitangaza byinshi Imana yagiye gukoresha hano kuri Savana. Abantu benshi mbona bafite amashimwe menshi, hari abamamagara bambwira bati warakoze kuduhuza n'uriya mukozi w'Imana, ati mu by'ukuri aracyari mu mwuka w'Imana, ari muri bya 7,000. Imana ibaha umugisha cyane, n'ukuri ni byiza. Ndetse tunishimire abantu badusengera. Hari abantu basengera unabimenye, hari abantu basengera Savana TV show, basengera n'umuyobozi wayo. Hari abagenda bamba ubutumwa bambwira ko bari gusengera Savana. Imana ibaha umugisha, n'ukuri ni igikorwa kiza ngibiraniriza kumva umuntu ambwiye ngo arimo gusengera Savana. Burya abasengera umuyobozi wayo. Imana igibaha umugisha, n'ukuri turabakunda kandi nanjye amavi yanjye ashaka azakoboke, ariko nzajya mbasengera, nicyo nahamagariwe nta kindi. Nanisegura ku muntu ushobora kumpamagara. Hari abantu banyandikira ntibambone, abandi bakampamagara ntibikunde, suko ndabitayeho, ahubwo umurimo mba mfite ni munini. Bisaba ngo uhatirize, ukomeze uhamagare, cyangwa se usige ubutumwa bwiza, ndaza kububona. Usige ikifuzo cyawe, ndaza kukibona, ngusengera Imana. Arega wasize ikifuzo nagusengera tutanavuganye kandi kigakemuka. Icya mbere ni ukwizera. Rero mbiseguyeho, hari abantu bashaka ntibambone, wenda hari abivovose, mumbabarire, naje singe n'umurimo wa data mbarimo. Amen. Ubwo baze kugira kwihangana. Tugiye kumva ubutumwa Uwiteka yaguhaye ngo ubugeze kuri njyewe ndetse n'uyu nguyu dukurikiye muri uyu mwanya. Unyemerere nkwinginge mbere ko twinjira muri uwo mwanya wo kumva message Imana yaguhaye, ubanza dusabire Uwiteka kuza kutubera ishimwe. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana yo, tuzabana nawe mwami we. Mu birori byiza wateguye Mana, tuzabana nawe mwami Imana. Amen. Ababibabarira tuzabona umusaruro wazo, nidutura imiba tuzanezerwa, tubonye izo twabize. Haleluya. Ewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki? Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya we. Urakiranuka urera mwana, mw'isi no mu ijuru ntawuhwanye nawe. Urihariye Mana. Reka tuvuge imbaraga no gukomera kwawe mwana. Haleluya. Ntaguhemuka, ntabwo ukoze isoni. Icyakora biringiye abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko we ntabwo uhemuka, urihariye kandi ntabwo ukoze isoni. neza yawe. Abantu biringira imiryango bakabahemukira, bakiringira abandi amashuri bize akabahemukira, abandi bakiringira bakomeye ndetse n'amafaranga, ariko bikabahemukira. Ariko nabonye kuri umugabo udahemuka, nuterwa hundi tuhemuka Mana, urakiranuka. Cyambere Imana ntabwo ibeshya, oya, cya kabiri ugira imbabazi yo.
icya gatatu ijambo wivugiye ubwawe bikurikirana imyaka ibihumbi. Ngwino ubane natwe Mesiya, ubane n'imitima igiye gukurikira rino jambo ryawe. Muntu wese ubane na wezi iyi mitima mwana. Ukiza utwemere nubwo turi babi. Yesu waradupfiriye utubabarire. Ngwino wese imitima iri mu Bwongereza, imitima iri mu Bufaransa, imitima iri i Burayi, Amerika, Canada n'u Rwanda no Burundi n'ahandi, Uganda, Afurika yose muri rusange mana. Wezi iyi mitima iraha Mukiza, ibashe gukira kubw'ijambo ryawe. Ndizeye kugiye kubana natwe, ntaba ari ngewe mwami ukoreshe. Nciye bugufi mu mutima wanjye kugira ngo uzukore icyo wagambiriye gukora. Amavuta yawe asendere hano, imbaraga zawe zisendere, ureke abe ubushake bwawe. Izo twibwira ntaba ari byo bisohora, ahubwo wasohora ibyo wibwira ku buzima bwacu. Ibyo wibwira kuri mwene data aba ari byo bisohora, abadukirikiranye ibyo wibwira kuri aba ari byo bisohora. Ibyo abantu ntibisohore, ahubwo ibyawe aba ari byo bisohora mwana. Haleluya. Muri Afurika ibyo abantu ntibisohore, ariko ibyawe bisohore Mukiza. Nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Yego. Ushoboza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, n'ubundi ni karibu. Tugezeho uyu message Imana yaguhaye. Imana ibaha umugisha ntabwo ntinda. Uyu munsi naje guhanurira mu ijambo nguko Imana yantegetse. Ijambo ryaravuze ngo nimumwegere nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza. Nimumwegere niwe buye rizima. Yego. Ryazwe n'abantu ariko ku Mana byaratoranijwe. Mwarasogongeye, ibuka wongere wibuke. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wongere wibuke aho Imana yagukuye. Nimba ari muri bomboni ntabwo mbizi, nimba ari mu bitaro ntabwo mbizi, nimba ari mu biyobyabwenge yagukuye ntabwo mbizi, nimba ari mu bukene yagukuye ntabwo mbizi, ariko yambwiye ngo wongere wibuke aho yagukuye ahandi, wongere ugaruke nayo ikugarukire. Nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, mutagendeye ku marangamutima ya bene wanyu, mutagendeye ku marangamutima y'inshuti zanyu. Nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, ibuka aho yagukuye, wongere umwegere nanone niwe buye rizima. Nubwo ryazwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranije. Birashoboka ko wasuzuguwe ariko wizera Kristo. Abantu barakwaze wizera Kristo. Nimba waramwize utemubangikanya, igihe k'ingororano dore kigize gute, dore kiraje. Nimba warasenze utiyoberanya, igihe cyo guhembwa kirageze. Nimba warasenze ubivangavanga, igihe cyo guhanwa kirageze. Ongera wibuke aho Imana yagukuye. Cyagiye nta myambaro wagiraga ariko uburambara, ariko ongera wibuke aho waguye ukagwa wihane. Imana yongera ikugarukeho. Jambo ryaravuze ngo nugira umwete wo kunyumvira, no kwitondera amategeko yanje yose ngutegeka, uzagira umugisha. Mu maja no mu mazi uzagira umugisha. Uri kwivovota ngo zaranze, urakora bikanga, wubatse urugo ariko zaranze, urakora ariko ntacyo ugeraho, umaze igihe ushaka akazi ariko zaranze. Ariko ibuka rino jambo riravuga ngo nugira umwete wo kunyumvira,
mbese ko byanze wumviye Imana? Uri gutaka ngo ntiwabyaye wumviye Imana? Aho ntabwo Imana wayibangikanye, ntabwo wasenganye ubusambanyi, ntabwo wasenganye isari, ntabwo wasenganye ubugambanyi, ntabwo wasenganye ubugome. Uwiteka arakubaza ngo mbese wasenze ute?